Huje mu izina rya Yesu, Imana bahereza umugisha, Imana bandika imbaraga. Amazina ni Twakizimana Bosco, igitoki cyo mukwe, herereye i Musanze. Rero kuri uyu munsi amahoro y'Imana bane namwe muri iki gitondo, muri aya masaha aho muherereye hose ku mugabane wa Afrika, hano mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Amerika, Sudani, muri Afrika y'Hepfo no ku yindi migabane. Mwese turabashuje mu izina rya Yesu. Tumaze igihe tutabagezaho ijambo ry'Imana, tutabasangiza ijambo, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko tubasangiza ijambo. Uyu munsi Imana y'amahoro yongere yibuke gusenga kwawe, ikuvane mu mbaraga z'umwijima, ikuvane ku bantu bahiga ubuzima bwawe. Ijambo turi bwige uyu munsi ni ijambo rirakubaka, ni ijambo rirakuvana mu kibazo urimo rikagukomeza. Imana y'amahoro izibane nawe, Imana y'amahoro igukomereza amaboko, Imana y'amahoro ihiga ibyaguhiga, Imana y'amahoro igira uko ibigenza. Birashoboka ko waba uri mu ntambara, birashoboka ko waba uri mu bibazo, birashoboka ko waba wigunje, birashoboka ko indambara urimo wabona byaragucanze, birashoboka ko wabona nta cyerekezo, ariko Imana itanga icyerekezo. Yewe mubyeyi udukurikiye kuri Birasohoye TV, Imana y'amahoro ije kukubera ibyiringiro, ije kukubera inkomezi mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana ikwambika imbaraga, Imana igukomereza amaboko. Nubwo abantu bakuvuyeho, amaboko y'abana bandi akakuvaho, ariko Imana iri mu ruhande rwawe, Imana iragukomeje, Imana igufasha ibiganza mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku magambo y'Imana, amagambo ari komore, amagambo ari bugusumizemo imbaraga. Wowe dukurikiye uyu munsi, wowe ukumva imbaraga z'Imana zongera zimanuke bundi bushasha ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Uyu munsi Imana y'amahoro ihiga ibyaguhiga, Imana ifata ikibazo, Imana ifata ikigeragezo, Imana igihindura zeru. Uyu munsi nubwo indambara, nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku buzima bwawe, Imana ije kukubera ibyiringiro, Imana ije kukubera Imana. Nubwo wihebye, nubwo wigunje, uyu munsi umva, uyu munsi Imana ije kukubera ibyiringiro. Amarira umaze iminsi urira, nubwo indambara nyinshi ku buzima bwawe, uyu munsi wa none Imana ije kukurwanirira, Imana ije kukubera isumba byose mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusenga kubwira ijambo tugiye kumva, ijambo rikubake, ijambo rikubake, rikimara kukubaka rikuzamure, rikugeze muri indi ntera, ryongere rikubake, rikuteza imbere, kukujana mu murimo w'Imana. Reka dusenga. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, ushoboye byose, uri rubasha, ntacerogwe imigambi yawe, izina ryawe nirishimwe. Duciye bugufi muri aya masaha kubwira ijambo tugiye kumva. Ijambo tugiye kumva ndirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Iri jambo turi bwumve rizatubera impamba n'urwego bizatugeza iwawe mu ijuru. Bana natwe, utwambika imbaraga, kwiga ibyaduhiga, rwanya ibyaturwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Mana, urakoze kari ukoze mu izina rya Yesu. Dusenge abantu bari byumve, ubagirire neza kandi ubafashe yomora imitima yabo, ubahereze ihumure kuko ushoboye byose. Urakoze Mana, uri bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya 50 murongo wa 7. Haravuga ngo, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, ngakomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Kuko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Rero uyu munsi Imana ikugirire neza, ikwambika imbaraga. Jambo dusomye riboneka muri Yesaya 50 murongo wa 7, haravuze ngo, kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, ngakomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare.
nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amahoro y'Imana abane nawe wowe dukurikiye kuri Birasohoye TV. Imana y'amahoro ikwambika imbaraga, ihiga ibyaguhiga, igwanya ibyakurwanya. Imana y'amahoro igira uko ibigenza ku buzima bwawe. Mu gicuku cya nyuma hari imbaraga z'Imana. Nubwo unyura mu bibazo, nubwo unyura mu bigeragezo, nubwo unyura mu bisitaza, haleluya, uyu munsi Imana izibane nawe, izikurengere. Ijambo ravuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ndamwara ngakomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Imana iguhe gukomera, ukomere mu murimo, ukomere mu murimo Imana yaguhaye, ukomere mu kigeragezo urimo, ukomere mu byo ukora. Komera, shikama, nubwo ikibazo kikubanye ikibazo, nubwo indambara zikubanye indambara, nubwo uburwayi bukubanye uburwayi, uyu munsi ibyiringiro bize ku buzima bwawe, kuko Umwami Imana azandabara, nicyo gituma ndamwara ngakomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Uyu munsi nubwo bigoye, nubwo bikomeye, nubwo uri kubona hari inzitane, mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana ishobora byose. Imana y'amahoro igutabare, ikurengere, igushyigikire, kwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Ngusabiye amahoro y'Imana, ngusabiye gukomera kw'Imana. Yewe wa mubyeyi we, yewe wa mugabo we, yewe wa musore we udukurikiye kuri Birasohoye TV, Imana ikwambika imbaraga. Ukurikiye iri jambo ry'Imana kuri Birasohoye TV, Imana isoze icyo yavuganye na Imana ikwambika imbaraga. Imana yiga ibyaguhiga, Imana ifate ikibazo, Imana igihindura zero, Imana ifate ibyaguhigaga, Imana ibitesha agaciro. Afata imbaraga z'Imana, fata ubushake bw'Imana, wongere ugaruke ku buzima bwawe, wongera ugarure ibintu ibya mbere, wongera ukora umurimo w'Imana. Wongurikiye kuri Birasohoye TV, Imana y'amahoro hari icyo wavuganye n'Imana ariko ubona kiratinze, ubona ntigisohoye. Imana y'amahoro iravuze ngo tegereza wihangane. Jambo ry'Imana muri Habakuki riravuga ngo nzahagarara ku munara ndindirire icyo Uwiteka mbwira. Uyu munsi wa none hagarara ku munara kuko Uwiteka yavuganye na Habakuki. Ijambo niko rivuze ngo nzahagarara ku munara ndindirire icyo Uwiteka yambwiye. Rindirira utegereze, rindirira mu bushake bw'Imana, rindirira udukurikiye, rindirira Yesu Kristo lararabozomene total. Rindirira uyu munsi, rindirira kuko Imana yavuze, rindirira rindi izamu ryawe, yewe mukozi w'Imana, yewe pasiteri, rindirira izamu ryawe. Icyo Imana yavuze, icyo data yakuvuzeho kigiye gusohora. Nudacika intege, nudasubira inyuma. Icyo Imana yavuze wica imanza. Uyu munsi Yesu aravuze ngo manuka umusozi uriho, umusozi w'ikibazo, umusozi w'ikigeragezo. Uyu munsi Imana ije kugukiza ubutayu urimo, indambara urimo. Uyu munsi Imana izibane nawe. Humura, Imana mu ruhande rwawe, Imana ije kukurengera, Imana ije kugutabara, Imana ije kukwambika imbaraga. Haleluya. Uyu munsi wa none Imana izakubera ibyiringiro, Imana izakurinda mu magana mu maza. Imana izakurinda niyo abantu baguhiga, niyo abantu bakurwanya, bahiga ibintu byawe, ibyo ukora bakabihiga, ariko ariyo wavuganye nayo iravuga ngo nzakugirira neza, nzagutabara. Uyu munsi ijambo ravuze ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ndamwara. Niryo jambo nkuzaniye, hagarara mu kwizera, urindire icyo Imana yavuze. Uyu munsi wa none data wa twese agusubize ku rufatiro, ongera urindirire icyo Imana yavuze. Icyo wavuganye nayo uyu munsi wa none igiye kugisohoza. Nisanga witeguye, nusanga uri gukora ibyayo neza, nusanga ndabura imanganya ufite, Imana ije kugusubiza. Imana y'amahoro ikugirire neza, igutabare, kwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Akiri humure, akiri ubutabazi. Uyu munsi wa none turimo turagusengera
kugira ngo we uri hirya no hino, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri Tanzania, waba uri Amerika, waba uri Zambia, aho uri hose, Imana iravuze ngo humura witinya, Imana iri mu ruhande rwawe, Imana y'amahoro irakugarutseho bundi bushasha. Imana ikoye byiringiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Tugeze mu mwanya wo gusengera ibyifuzo ndetse n'uburwayi bwakubayeho akaramata. Imana y'amahoro igukize. Weho urwaye, weho uhangayitse, weho ufite ikibazo cyananiranye, Imana y'amahoro ije kugisubiza. Haleluya! Uyu munsi Imana ikugire neza, Imana igutabare, Imana ikwambika imbaraga. Haleluya! Imana y'amahoro yongere kurengere, yongere gutabara, yongere gushigikire mu izina rya Yesu. Kadusenge, twishishe bugufi dusenge. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Tugushima imbaraga zawe, waraturinze, urinda ubwoko bwawe budukurikiye kuri Birasohoye TV. Mana data wa twese, turabasengeye mu mbaraga zawe, imbaraga zo kwizerwa. Mana ifite ubutwari, Mana ifite ubushobozi. Mana data wa twese, uri umugabo, turakwemera. Higa ibyabahiga, rwanya ibyabarwanya mu izina rya Yesu. Dusengeye buri muntu wese mu kibazo arimo, mu burwayi arimo, mu bukene arimo, mu bushomeri arimo. Reka uyu munsi wagura bizinesi ye, muhereza akazi ahabona byacitse mu izina rya Yesu. Umugirire ibambe mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze kari cyukoze, urakoze kurwanya intambara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bana nawe mu izina rya Yesu, amen.